nk'iki ngiki cy'umutwe gusa wajyaho ni watermelon cyane uruhaza cyikoreye kuri Bosco wa muhungu basi ni ko mbizi neza ko iki gihugu wakibayemo wagikuriyemo niba basi utagira n'umutima nama wakubashye wakureze nibura nta munyarwanda uvugira ku karubanda nta munyarwanda usakuza none bigatuma n'abashaka kutwinjirira bashaka kudutoneka bashaka kutwonona bashaka kudusenya bashaka kudutuka bashaka buri muntu ufite icyo ashaka cyose akanyura muri iryo rembo rivuga ngo nta munyarwanda uvuga ko ati n'ubundi nta uzansubiza ndavuga ibyo nshaka Siminoline ngo gasaza ke ngo kitwa ngo Mirimo Polo wamuzi uzi neza ko Mirimo Polo ari se wa Siminoline ubwe Mirimo Jean Paul ari icyo bifuzaga nukuba mu muringoti no ku misozi baribwa n'imbwa n'inkongoro aho mwabamariye none yanda ninongera abayoboye kandi irongera none iratangiye irabayoboye ati ibyo navuga byose n'ubundi nafungwa nzapfa nafunzwe nzapfa nahanwa nzapfa icyo cyose nta kintu nkirengera mfite bigatuma ukora umeze nk'uwiyaho ni ibintu mpora mvuga uwampa nk'inkuba ikabakubitira rimwe itagira amazi izuba riva mugashira rimwe nibura generation y'abanyarwanda tukabaho tuzi ngo ibintu turimo turubaka umwana udafite iyo ngengabitekerezo. Don't. Oh, TV. Share.